nongeye guhasuza mwe twanavyo bari munsi by'umwihariko wakoze subscribe kuri YouTube channel yacu nawe utayikora mushishikarije gukora subscribe kuri YouTube channel yacu y'Urwego Kabiri. Kano kantu ushaka ko wakumvaga ariko utakasobanukirwaga neza nkuko ngiye gusobanurira, umvaga no kugira ngo imbwa ndetse n'amapusi nibyo bintu ushaka kubibona ama demon ndetse n'amashaitani hafi y'urugo, niko bimeze. Iyo uza ufite imbwa none ukajya ukumva iramotse nta kimokeje nta kintu kubona, ujye umenya ngo iyo mbwa ifite iki, then ikamuka iri kureba ahantu hamwe cyangwa se mu cyerekezo kimwe, ubona ko ifite ikintu ishaka gufata ariko idashaka kuva hiri. Tuje ujye umenya yuko iyo mbwa yawe ifite ikintu imyabona. Cyo niko rero nta kindi ni daimon cyangwa se ni shitani izaba iri impande y'urugo, imbwa izaba yabibonye kare yawe. Ikintu cya kabiri nuba ufite ipusi ukabona ipusi imeze nk'iri kugenda, ipusi buriya hari ukuntu igaragaza ibimenyetso bitandukanye n'iby'imbwa. Ipusi yo ibonye idemoni cyangwa se ijini ifite ukuntu itumba ikifora cyane, then sinzi kwifurema abantu mubizi, cyangwa se ikihaga ikegeraga cyane, noneho yangeza ikamera nk'iri kugona cyangwa se nk'iri kumoka. Iragona cyangwa ikazikamoka kandi mu bice bibiri bitandukanye. Nubona ibyo biri kuba ku matungo, kuri ayo matungo yawe yombi, nyine ngo urwo rugo rwawe rwazengurutswe n'amasatani. Niba uzi gusenga haguruka usenge, niba ufite ubundi buryo bwo gukoresha mu kurwanya amadini haguruka yarwanye, kubera ko urwo rugo rwawe ruzaba rwatewe n'imyuka mibi. Muri ntago imbwa ibereho gufata ibisambo gusa, ntabwo ibereho gufata ibereho gukanga abantu gusa. Imbwa buriya ni imwe mu bintu ushobora kuba byabona abademoni vuba kandi byihuse. Kimwe nuko ipusi itabereyeho gufata imbeba gusa cyangwa se kunywa amata gusa. Oya, buriya ipusi yagufasha kubona amajini mu rugo. Kwibutsa yuko nubwo ibyo bintu bigufasha kubona amademoni ndetse n'amasashitani, nanone biri mu bintu ushobora guhamagara amashitani mu rugo rwawe. Ushobora kuba waruzi ngo imbwa kubera ko idufasha kumuka itumokera tukabona amashitani, ipusi yatumba tukabona amajini. Ibyo bintu mubwiye ni nabyo bintu bishobora gutuma inzu yawe igotwa n'amadayimoni. Imbwa yakuzana amadayimoni, ipusi yakuzana amadayimoni. Ibyo bintu nzabivuga wenda mu gice cya kabiri, kubera yuko nari nateguye kano gace kugira ngo nkumvishe ukuntu imbwa ushaka kubona amadayimoni mu rugo rwawe n'ukundi ipusi yabona amadayimoni mu rugo rwawe. Nongeye nzakubwira ukuntu imbwa n'ipusi bishaka kuzana amadayimoni mu rugo bitunguranye. Wowe ukaba utaruzi impamvu urugo rwawe rusigaye ruhoramo amarira, rusigaye ruhoramo intonganya, rusigaye ruhoramo nyine rwasira, rusigaye ruhoramo ibintu bitari bisanzwe, ari ukubera yuko itungo waciririye byakuzaniye amashaitani mu rugo rwawe. Akora mpamvu iterambere ryawe ryasi ndetse n'umujinya mu rugo kazamuka, ugasanga ahora amakimbirane. Ni kuri iyo mpamvu ushishikariza kuri subscribe kuri YouTube channel yacu Urwego Kabiri, kuri follow kuri TikTok account, from Instagram yanjye nayo ni Urwego Kabiri. Ese uzi ko account zose ari Urwego Kabiri?